Imana ibaha umugisha rero. Twarimo tubakumbuza kuzagaruka. Ndatinze rero ijambo turi kuganiraho nirivuga intwari. Intwari zaratashe, hari ayo makuru magiye bayaduhaye ubuhamya burebure. Nanjye uwo munsi izo ntwari zatahaga nanyuze mwiriya nzira. Ariko mpanyura nanjye ngiye mwivuga butumwa. Ariko ntabwo nari nzi abantu bigisenye. Ariko mpageze mbona imodoka yaguye mu mwobo, mu kintu kimeze nk'umwobo. Mbona ibyuma biparitse ku ruhande, mbona abantu bari basa nk'abashizemo umwuka batwikira ibitenge. Duhagarara akanya gato, tisanze ari bande, senze ko nzaza hano, ariko urumva intwari zaratashye. Tugiye kurebera mu mwanya muto rero ibimenyetso biranga intwari. Ibimenyetso biranga intwari, hanyuma turaza gusoza dusenga. Turaza gusengera iki? Niba ari ikintu kibi kibaho cy'umuvumo, abantu mwese muri hano mukwiye gutega amatwi kandi mukawikuraho, ni ugusoza nabi. Kugira gute? Gusoza nabi. Biri mu mivumo yanditse muri Bibiliya. Gusoza nabi ntago ari kuva mu mubiri gusa, ahubwo ni ugutangira ikintu ntugisoze. Ubu hano dufite abantu bicaye hano batangiye kwiga ntibarangiza. Niba waragiye mu ishuri ukicaramo ntusoze, ntabwo byavuye ku Mana. Paulo yabwiye abanyefilipi avuga ngo nzi neza ndashidikanya yuko yatangiye umurimo mwiza muri mwe izawusoza kugeza ku munsi wande wa Kristo. Ukubaka urugo twagusezeranya bikarangira mutandukanye, ntabwo byavuye ku Mana, ni bya shitani. Niyo waragiye gucuruza tukabona urakora bwacu ugahomba ugasubira mu rugo, ni shitani, ntabwo ari Imana. Imana yaravuze ngo nzabaha umugisha Imana itanga. Yaravuze ngo uzarambagiza mu mivumo, kamuga imivumo. Yaravuze ngo mu mivumo yari igeni wa Bisiraheli harimo umuvumo uvuga ngo uzakunda umugeni atwarwe n'undi, wamukunze mwerekanywe birangira ajyanywe n'undi. Ntabwo biva ku Mana, ni umuvumo. Uzubaka inzu ntuyigemo, wubatse inzu itararangira barayigurishije ugiye gukodesha, ni umuvumo. Uzasaminda ntuyibyare, ni umuvumo. Niyo mpamvu imivumo ivaho. Turaza gusenga kugira ngo umuntu wese ikintu cyose yatangiye azagisoze neza. Ukajya mu kazi ukava wakwirukanye, no. Ukajya ku ishuri nturangize, wapi. Ugasaminda ntuyibyare, wapi. Ukubaka urugo mugatandukana, no. Byo ni ibintu by'imivumo. Ukaba umurokore ntuzajye mu ijuru, ni imivumo. Kandi warabatijwe ukazajya ikuzimu, dekarika. Ndagira ngo mutangire mwange ibintu birangika. Nubona ufite ikintu watangiye ntukirangize, we kuvuga ngo nta kibazo, reka gitera igikomere. Ikintu cyose watangiye ntukirangize kigutera iki? Igikomere. Dufite abantu bagiye bubaka amazu, inzu ikazasaza atayirangije, akajyamo ituzuye ikazanasaza atararangira. Ko mu ndeba nabize wowe wubatse inzu wigiyemo ituzuye ikamara imyaka 30 itaruzura, ugafata urugendo ntugereyo, oya turabyanze. Turaza gusengera rero kwanga ibintu bitarangira. Ndumva Gadi n'umuhamya narababwiye ngo ngengera hano Igisenyi, umudayimoni naramuhasanze. Ntabwo mushumba zakamutubyibuka, twasanze umuzimu maze imyaka 15, dayimoni imaze cenza. Twasanze inzu itagirangira. Ndabwa nti inzu ni shitani, ni dayimoni. Mbwira abanyamasesho dusenga iminsi 7 tujye kuyisenya. Ntabwo twajyanye namwe. Yari dayimoni, ntiyageze dayimoni. Nubona ikintu kitarangira, kikaba kiri mu buzima bwawe, kikaba kihagaze iwawe, kiri mu isambu yawe, ntuzakibabarire. Uzakibwire ngo ntabwo ari umugambi w'Imana. Ni gute nakuba ku rugo rukansenyukana? Ni gute najya kwiga sinsoze? Tukore graduation. Wagiye kwiga uricara utanga minervare ntiwarangiza. None waraceje turekeraho. Cya kwiga subirayo vuba. Ihute cya kwishuri. Bitera igikomere. Yo wicaye mu ishuri nturangiza urakomereka. Yo wesamyinda ikavamo urakomereka. Niyo mpamvu muri aya materaniro mubye tuza gusengera tugiye guhagarika imigambi ya Satani ku buzima bwacu. Amen. Mujye mugira kwizera birumva. Ngiyewe ikintu cyose kimpagaze imbere nakibira ngo wakintuwe tokamva imbere. Y'Imana ivanye umuntu muri Egiputa imujyana i Kanani.
muzabaza amakuru. Imana ivanye umuntu kwa Farawo, destination finale ni muri Kanani. Iyo uguye mu nzira utagezeyo ni umuvumo. Ntago Imana yavana umuntu kwa Farawo n'imbaraga ikoresha nirangiza ibure ku mugezi iyo yavuze izamujyana. Iyi Imana yaduhamagaye abantu wese muri amateraniro uko mungana nta numwe uvuyemo. Imana yaduhamagariye kuzajya mu ijuru. Ibindi byose uri kunyuramo hagati uko byitwa n'amazina yabyo ni bisanzwe, ariko destination finale ni mu ijuru. Utagezeyo rero warataye igihe, warahushije intego. Turaza gusenga rero, kandi umuntu wese akora urutonde rw'ibintu byanze bitarangiye. Mwabyumvise? Bigize gute? Bitarangiye. Ibintu watangiye bitarangiye. Kandi ikigutangaza, bimwe muri ibyo ngibyo ujya kubitangira wari wavuganye n'Imana niko watubwiye. Tubitanu batubwiye ngo ni ukuri n'Imana ingora y'ubukwe niyo. Yego narasenze n'ibimenyetso birahari, none ko byanze nari naribeshye. Oya, ntago wibeshye, ntago wibeshye, byari byo. Ukajya muri business uri kumwe n'Imana, wagira mu nzira ngo warahombye. Oya, subirayo. Hari agacuka Yesu Eliya yigeze abona, atuma umuntu ngo mbonye agacumu kingana n'ikiganza. Yaramubwiye ngo subirayo. Ntago Imana ikwereka agacu gusa, kagomba kuva mu igicu. Ajya y'inshuro 7. Ikintu cyose Imana yatangiranye nawe usabwa kuzakirangiza. Iherezo ryiza rero, finishing well, gusoza neza, ni ikimenyetso cy'intwari. Biri kavuga ngo iyo baza kwa abanyabwenge baba baritaye ku iherezo ryabo. Ngiye nuzuye umwuka wo gusenga, wo gusengera abantu batashoje. Paulo abwiye Timoteyo ngo narwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizerwa, igisigaye mbiki ikamba ry'iki ry'ubugingo, ibyo Umwami Imana yageneye abayikunda. Atari ko senge nyine n'abandi bose Imana izahamagara. Mwanyemerera mukanga ibintu bitarangiye, ariko mwakumvise ijambo ry'Imana. Muzi ko tugiye gusenga ibintu byanze. Abana banjye nabatemwe okirere, nakoreye perimi inshuro ntazi umubare. Tangiye gukorera perimi muri 2007, nyibona 2025, n'imyaka 10 n'ingahe n'8. Myaka 18. Ngewe nagiye mu kintu nkamenya ko nta cyane gukora, usubirayo. Bakambaza uzasubirayo ntizongera. Natsindiwe ahantu hose yabaho. Ndavuga ngo sinzatanga ruswa, nzayibona. Ndayifite rero. Ndayifite. Mu kintu kiranga intwari no kudacika iki intege. Gukomeza gukomeza. Nizo segonderi imyaka 20. Natangiye mu mwaka wa mbere, nagiye muri segonderi mu 1987. Nari nicaye ku ntebe mu kwezi kwa 9 ndi mu mwaka wa mbere. Ndangiza muri 2007, imyaka 20. Wari warabaye iki? Kuki utarangizaga? Ngewe nize mbabaye, nta wandihiraga. Nigaga mu mwaka umwe ngihembe kimwe ngahagarara. Nakongera kubona yandi kintu gibe ngasubirayo. Haje niga mu mwaka umwe inshuro 3. Mu gatatu nahize mu mbere nize muri rimwe cyakora. No mu kabiri nigamo rimwe. Mu gatatu nigamo 3. Mu kane nigamo 2. Mu gatanu nigamo 2. Mu gatatu nigamo 2. Ariko nyuma y'imyaka myinshi narangije muri 2027. Ariko ndayifite, narayizanye. Ndayibwira nti nubwo watinze bikamara imyaka 20, kingeze nuko ngufite. Nuko ngufite, ndagufite, icara hano, guma hano ndagufite. Nyuma y'imyaka 20. Gucika intege mu bintu biranga intwari no kudacika iki intege. Hari abantu hano bacitse intege ngo byanze. Byanze urabeshye. Bibiliya iravuga ngo nzaguha umugisha ku cyo ugerageza gukora cyose. Inyanya nizanga uzajye mu ntoryi, ntoryi nizanga uzajye mu bisusa. Susa murabizi, nibyanga uzajye mu isombe, kugeza umenye ikintu ukora kikemera. Ngo byanze ukuguzerera mu muhanda, toka genda ugerageza n'ibindi, jya mu bigori nibyanga, kugeza umenye icyawe. Mwese ntago mwakora ibintu bisa.
mugomba intwari irangwa no gukora kimwe cyakwanga igakora ikindi n'ibyanga muhoko uzage rugerero byanga rugerero uzage karukogwe hano haruguru kugeza igihe bizemerera. Amen. Mukobwa yarambenze bivamo toka wabivuyemo. Abakobwa buzuye muri iyi si wabuze mundi niba yanze shaka undi ngo njye narakomeretse warakomeretse jya gushaka undi kugeza igihe uzabona umugeni wawe uriya ntabwo yari uwawe shaka undi. Ibiranga intwari nuko gerageza kugeza uhuye n'ikintu Imana yakugeneye. Amen. Yesu ashimwe. Ubwo ni kubabwira kubategura ngo tuze gusenga. Gukizwa byarananiye ngo byagize gute hararara byarakunaniye ngo ngiye ngo mfite icyaha kinyizingiraho. Oya iyo byavuze ngo misemo guhora nkizwa ubwo bivuze ko ahoragwa akanakizwa tukarambarare ngo ubuje ngo byararangiye. No, ongera wihane, ongera usenge kugeza byemeye. Haleluya. Ngiye gukizwa byarananiye. Oya ntago byakunaniye. Tangira uvuga amagambo positive, amagambo meza. Vuga ngo nzabishobora. Uzabishobora. Ngo njya rugo rurananiye akakanga kabe kararoga vuga ko uzarushobora. Ngo njya rugo rurananiye mwe ngo bene oya ni uri kubivuga. Ntago ari Imana ivuganye nawe. No, ni shitani uri kuvugira muri wowe. Abantu bose bavuga ko bidashoboka ntago ari ijwi ry'Imana. Ni ijwi rya Satani. Imana yiguhamagaye. Imana igeze ihamagara Abisirayeli ngo bajye mu bwato bajye kundi musozi. Bageze hagati Yesu angasa nk'ubusinziriye ngo maze ngo umuraba urabatera. Umuraba n'ishuheri birabatera. Kuba umuraba wagutera n'ishuheri mu rugendo rwawe si ikimenyetso ko Yesu adahari. Abantu bafite Yesu mu bwato ajya batera. Iyo guteye rero abagira ngo wicuze impamvu wabugiyemo unahakane ko Yesu arimo. Nkurebe itoro rya Depeni iri muri kubona iri ngiri mubona rimeze gutyo. Ibintu byose bitubaho n'abadutuka n'ibintu byose mutekereza iri toro rizatungura Abanyarwanda. Imana izarizamura izarijyana izarivana mu ntege nke irishyire mu mbaraga abantu bose batangare muzabibonesha amaso yanyu bazaba gihari. Ntimuzasohoke mu rusengero, ntimuzigere musohoka mu rusengero ngo mwatewe n'ikintu. Ngiye nigeze mbwira abantu na Satani arabizi. Satani yanteye ntabwo ashobora. Uzi impamvu atanshobora? Ijambo rirambwira ngo murwanye Satani azabahunga mwegera Imana izabegera. Namenye ko Satani ntabwo agira amasezerano yo kubana nanjye. Satani ntagira amasezerano yo kubana nanjye, ayafite nayo guhunga. Niyo rero yaza mu rusengero shitani nkabona yaje hano bajya bavuga ngo igira amatwi, niko bajya bavuga niba ari ibyo simbizi, ngo amatwi arereta ngo n'umuntu umeze nk'uwimbwa unikirizo. Satani nkabona yicaye aha naje gusenga sinagenda. Uzi impamvu ntagenda? Niwe wagenda kuko bamubwiye ko agomba kugenda. Satani ntakagutera iki ubwoba gusohore mu nzu yawe. Nka dayimoni bayisohoye wubatse inzu ngo abazimu bayaguteye ngo uyivamo. Nta soni urava mu nzu wiyubaka Imana kubakenga abazimu baje. Abazimu bazaduhunga. Dore ibimenyetso bizagubana n'abizera bazaryoroza ntacyo buzabatwara. Bazirukana abadayimoni. Dayimoni rero ugomba kuyirukana yaba karande yaba ibiki. Ubita umuntu agira iherezo ryiza rero nuko agomba kumenya ko Satani nta masezerano amufiteho yo kubana nawe. Reka vuge ibintu birindwi twihuta. Kamanye soma ijambo rituyobora. Tugiye gusoma muri mu Baheburayo rwandikiye Abaheburayo 10 umurongo wa 13 tugeze 16. Hanyuma tubone uko dusenga. Simbatinza hashyushye no mu bibazo tugomba gukemura n'ubushyuhe burimo. Twarabigerageje ariko ntago bihagije. Ibi byuma ndumva bidahagije. Tugomba gushyiramo ibindi byinshi muri urusengero. Urusengero ntago rwari rwarangira. Haraburamo ibintu byinshi cyane. Kazo rutamuka 12 kuri 6. Ruraburamo amatara, aya matara mwashyizemo saa yarwo nayo kwifashisha. Ruraburamo imitako, hari ibintu byinshi buramo tapi, hari myinshi bibura. Tutabibwiye ntago byazaza. Ibibura birumva nabyo birabiza aho biri. Ariko ntago muzi ko bijya byumva. Abanyagisenge ntago mubizi. Korera amahoro nta runtu rw'abagano hejuru ntago muruzi. Burya muzi ko rwumvaga. Burya ibintu bibura birumva. Ibintu bibura muri urusengero tugomba kubizanamo kajyamo tapi ahantu hose, intebe nziza, imitako. Urusengero rutako itariki 6 z'ukwa 12.
mwe mubizi ni itariki twahawe n'itorero ko Gisenyi bazakutaho urusengero kuri gatandatu. Tugomba kuba dufite ikintu cyose gikenewe n'ibirenze bikenewe. Icyo nzi cyo bizaba bihari shingiye ku by'Imana yakoze. Haleluya. Nemereye kuvuga ngo yakoze ibya mbere zakora n'ibindi. Reka nsome rero mu Baheburayo 11:13 haranditse ngo ni intwari ni amakuru y'intwari ziri muri 11 mu rwandiko rwanditse mu Baheburayo 13 haranditse ngo abo bose bapfuye bakizera. Izo ni intwari nyine bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranyijwe, ahubwo babiroraga biri kure cyane, bakabyishimira bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Abavuga batyo rero baberekana yuko bashaka gakondo iyo baba barakumbuye iyo bavuyemo. Baba barabonye iki? Baba barabonye uburyo bwo gusubirayo. Ushatse kugwa ntago wabura abagufasha kugwa. Ushatse gusubirayo rwose ni hafi. Kujya mu ijuru byakuvuna, gusubira inyuma ntago bigoye. Ngiyo bashaka gusubira iyo bavuye bari ngo hari mwaye, hari means, hari uburyo. Baba barabonye uburyo bwo gusubirayo. Uburyo burahari. Nushaka kugwa uzabura ibigufasha kugwa. Ariko noneho barashaka gakondo irusha igihugu kuba cyiza, ari gakondo yo mu ijuru. Nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yabiteguriye iki? Umudugudu. Iyo bashaka kugwa abo batsingo muri hano wenda muzaza mwenyine. Nushaka gushaka amakosa ku mugabo wawe yatumusenya niyo gusa. Niba ari ikintu gihari niyo gusa. Nushaka kureba amakosa ku mugore wawe yatuma urugo mu rusenya, uzasanga yuzuye. Ariko nushaka n'ibyiza bimuriho nabyo uzabibona. Amahitamo na yawe. Aha turi gusoma ni urwandiko rwandikiwe intwari. Kavuga ibintu 7 dusenge. Icyambere kigaragaza umuntu ushaka kugira iherezo ryiza, dushingiye ku ijambo tumaze gusoma, nuko agira kwizera, yizera Imana. Muri make kwizera ni ikintu mu barokore hari n'abatarabarokore, ariko ikintu kizatuma urangiza neza urugendo rwawe ni uburyo wizera Imana. Ntago ari uburyo usenga, ntago ari uburyo uririmba, si uburyo ubwiriza, si uburyo ukorera Imana, ni uburyo wizera Imana. Ibigira umuntu uwo ari we mu Mana ntago ari ibyazi, si n'ibyo avuga, si n'ibyo yumvise, ahubwo mu byo yumvise, mu byo avuga, mu byazi, ibyo wizeramo ni bingahe. Hari korali muhigira indirimbo sinzi ko aza kuririmba ivuga ngo ndaryama ngasinzira kuko ngize gute nabwiye abantu bose batajya basinzira ko nibajya kuririmba iyo nibo bazajya babanza bakicara bo ntibazi. Umuntu wabuze ibitotsi ntiyemeye kuyiririmbaho. Ibituma urasinzira si uko abiririmba, nuko abiviva. Ibintu utizera ntacyo bikumariye niyo waba ubizi. Ikintu muri 7 tugiye kuvuga twinjira mu gusenga, kimwe mu bintu byonyine Imana ireberamo uzagira iherezo ryiza ni uburyo agira kwizera gushikamye. Kamibutse ntacyo dupfana n'Imana habe n'iki kimwe uretse ko yaturemye, ariko n'inyoni yaraziremye n'amatungo byose byararemwe, ntabwo twarimwe twenyine. Ukuyeho kuremwa, indi relationship, indi relation, ikindi kintu kiduhuza n'Imana, kore dufatanya n'Imana ni ukwizera. Iyo kwizera kuvuyeho ntumenya aho Imana igiye. Nubwo yabaraguhaye manu ukamara imyaka 40 uyirya, nubwo yabarakuye amazi mu rutare akajya avamo ubona urutare rugenda, nubwo yatangiriye igicu izuba ngo ritakwica, nubwo ibirenge bitakubyimbiraho n'imyenda ntigusazireho, yunaniwe kwizera Imana mukorana divorce. Kuko itorero ni umugeni na Israeli ni umugeni. Yo rero kwizera bikunaniye, Imana ivuga ati nubutani.
Imana igitekarara ubutane. Yabwiye Abisirayeli ngo ubwo mutanyizeye ntabwo nzabajyana iwanjye i Kanani. Hasigara abagabo babiri gusa bizeye. Nta kintu na kimwe gisimbura kwizera mu by'inzira twinjiyemo. Ntacyo muzakishakire. Wakijijwe bwo kwizera. Impamvu udakora ibyaha si uko wabuze uburyo bwo kubikora. Kwizera kwawe kuzi kuvuga ngo oya imbere y'icyaha. Ukavuga ngo oya kubera iki? Ufite kwizera. Kwizera ni ikintu gikomeye abashaka kurangiza neza kugira iherezo ryiza bagomba gukomeraho. Kwizera. Yesu naramutangariye mu bice 18 muri Luka ntimuhasome, ariko yigeze abaza ngo ese umwana w'umuntu nagaruka mu isi yabajije ko azasanga insengero. Ntiyavuze ngo ese ningaruka azasanga ibiterane, nzasanga amahugurwa, nzasanga ntabwo yigeze abaza ibibazo bindi. Nzasanga kwizera kukiri mu isi. Kwizera nimba yavuze ngo kwizera Kristo, kwizera niko kudushoboza kunesha iby'isi. Kwizera. Noneho ibi mubanze mubyumve neza. Ibintu umuntu yizera. Kwizera kugira intambwe enye. Iya mbere ubundi kwizera ni knowledge, c'est la connaissance. N'ubumenyi. Nta muntu wizera adafite ikintu yizeye. Wizeye iki? Ibyo bintu umuntu yizera babyita ibyiringiro. 11 abaheburayo umurongo akavuga ngo kwizera no kumenya udashidikanya ibyiringirwa. Noneho rero mu mutwe wawe ufite ibintu wizeye bita ibyiringiro. Iyo byizeye biri mu mutwe ni step ya mbere, ni intambwe ya mbere. Ibintu muzi, ibintu byose muzi hano mwamenye, mwumvise, nanjye numvise. Intambwe ya mbere nuko nabimenye. Mbese aho amenye rya zina ryiza, impamvu mwaje hano hari amakuru mwamenye, hari ibintu byatumye kuki mwaje hano munanibwe nejo mufite akazi n'abandi bagiye kujya Kigali. C'est la connaissance, n'ubumenyi mufite ntibuhagije, ni intambwe ya mbere. Ibyo bintu rero wamenye ibikugirira akamaro nibyo wizera mu byuzi. Mu byuzi byinshi wizera bingahe? Mu ndirimbo uririmba ni ikihe gitero kirimo amagambo akomeye wizera? Step ya kabiri ubumenyi ndabyizeye. Step ya gatatu ni ukubivuga. Ndashaka kubabwira ko ibintu uzi ukabyizera n'utabivuga ntago bizaba. Usubiremo, ibintu uzi warangiza ukabyizera ukaba ufite isoni zo kubivuga ntabwo bizaba. Kubera iki? Itegeko rigenga ryo mu mwuka ryategetse ko ibintu umuntu yizera agomba kubihamisha akanwa ke. Mana bwese ngo amagambo yanjye muzi mukayizera muyahamisha akanwa kanyu, mugende muyakoraho meditation, muyandike ku rento z'inzu, mubibwira abana banyu. Ibintu utemera kuvuga ntago bizaba. Kubutinya kubivuga gutinya kuvuga ibyo wizera. Abizi imibare hari ikintu bita plus na moins, n'ibimenyetso bibiri biba mu mibare. Hari akamenyetso ko guteranya nako gukuramo. Iyo ufashe 5 plus 5 moins 5 bingana 0. Nubango ibintu wizera iyo wongeyeho gushidikanya bihinduka iki? Ubusa. Ikimenyetso k'ibyo wizera atari byo nuko ufite isoni zo kubivuga. Yesu aravuga ngo uzatinya kumpamiririza imbere ya data, imbere y'abantu bakubaza niba Imana uyizi bikagutera isoni, ngo nanjye mu giterane cyo mu ijuru sinzatinya kuvuga ko nkuzi. Ndagira ngo mbwira abarokore ko Imana yategetse ko umwuka wayo ashyira mu bikorwa ibyo twizeye tukabyatura tukabihamya. Petero abwira itorero ngo muhore mwiteguye iteka gusubiza umuntu wese impamvu y'iki? Y'ibyiringiro byanyu. Ibintu utazavuga ntago bizaba. Ndabizi, ndabyizera, ndabivuze. Nanone intambwe ya nyuma
ibintu wizera ntugire icyo ubikoraho. Perezida, ibintu uzi ukabyizera ukabyatura ntubikoreho ntago bizaba. Igiterane ndumva cyaba, ndumva nabyizera, reka mbivuge ndukora inama, ntabwo bizigera biba. Yakobo akavuga ngo nukwizera gupfuye kutagira iki imirimo. Niyo mpamvu rero Paulo arangije yabwiye umuhungu we Timoteyo mu rwandiko rwa kabiri yamwandikiye 4:7 yaravuze ngo narwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizera. Ibi bintu turimo barabirinda. Intambwe ya mbere taza kubatinza kuko tukiterane mu kanya gishyushye kigeza ku gihe ntazi, ituma uzasoza neza n'uburyo wizera. Bibiliya ntago harimo intwari zo gusenga. Abarokore benshi bajya basenga batizera, nkuko nawe yabwiye nkabisubiramo. Gusenga ni gukora order, ni gukora command, ni gutumiza ikintu. Ariko payment cyangwa payema mwaye uburyo bwo kwishyura c'est la foi. Ikintu cyose Imana yaba ari cyo yaduhaye muri Yesu, yaba ari kiduha ibivuze ikintu, yaba ari cyo wasabye Imana, yaba ari nicyo yakubwiye utayisabye, iyo utakishyuriye ntago kibona. Hari wambwiye ngo passe ngo twakijijwe kubw'ubuntu, bongo yako kwakije kubw'ubuntu wapi? Biravuga ngo twakijijwe kubw'ubuntu, wongereho iki? Kubwo kwizera. Par le moyen de la foi. Twakijijwe kubw'ubuntu ariko twishyuye kwizera. Kwizera ni currency, na amafaranga duhahisha mu isi y'umwuka. Burya abarokore biravuga ngo yusomye 10 mu Baheburayo 3:8 haravuga ngo haracyasigaye igihe kigufi cyane kandi uzaza ntabwo azatinda, ariko umukiranutsi wanjye azabaho azagira gute? Abeshwaho n'iki? Aha, kwizera kuki kumubeshejeho? Arajya kwishyura ibintu mujya musengera. Nta ibyo mwasengeye byose ntabyo muzabona, hazabona ibyo mwizereye gusa. Reba igihe wasengeye nawe, reba induruhu ruvuza. Ibyo usengera si byo uhabwa. Mujye muri Nouveau Testament, Isezerano Rishyashya, nta muntu n'umwe wasanze Yesu yizeye ngo atatazanye icyo agiye guhaha. Njye ku umunyakananikazi yagiye gusanga Yesu mu giterane ati mfite ikibazo cy'umwana, abari toka agenda usakuriza umwigisha. Yesu ati mumureke tumwumve, urashaka iki? Ndashaka ko ungiriza umwana. Yesu amubwira ijambo rigoye ngo nafata ibyo kurya by'abana nkabihimbwa. Umvuka umugore yavuze, ura mudamu sinza ningera mu ijuru bazamunyereke. Ura mudamu ndashaka kuzamubona mu ijuru. Niyo abantu bazajya baganira bakamenyana, simbizi uko bizagenda. Yabwiye Yesu ati nanjye niko nabigenza. Sinafata ibyo kurya by'abana ngo mbi iki imbwa. Ariko imbwa zimaze kurya, zimaze guhaga, ubuvungukira n'ubwande si ubw'imbwa. Abana bahaze, abana bamaze guhaga, imbwa nazo Yesu avuze ngo sindabona kwizera ku ngana gutya, umwana wawe arakize. Yesu ageze kwa Mariya na Marita, Lazaro ntiyapfuye, ntamaze iminsi 4. Baramubwiye ngo munyereka aho mwamukize, batiranutse. Yesu aravuga ngo sinababwiye ngo nimwizera murabona ubwiza bw'iki? Kwizera kuguhesha ikindi kintu. Kane gutinda ku kwizera, kuko mwebwe muzi ko ibyo bintu mbabwira sindi kubeshyera Imana. Intwari zisoza neza urugendo nizifite kwizera gushikama. Ngewe hari ikintu nabwiye Yesu kandi numva cyarafashe. Kwizera kwanjye nashyizeho supaguru cyangwa sudiri. Nafashe inshinge zo kwizera, nshyiraho sudiri na sudiri kugira ngo zidakata à gauche ou à droite, zihore zimeze gutya. Nkizera ndyamye, nkizera ngenda, nkizera mbyutse, kandi nkaba nzi ko ibyo nizeye nzabihabwa, kandi bigatuma ntashaka kurwara umutima. Gise nshaka kurwara umutima, sinjya nara umutima undya ka meze nk'ikibebe
kirereye aho ngaho. Nubwo mubona ameze gutya mu buryo bw'umwuka ni urubebe rwiberaho, bavuze induru, bakwishura inzu batayishyura, babariye ububebe nta kintu ubwiye. Korali iravuga ngo nzanya ryama ngo nigire gute harya imvuhwe kuko ngize gute shigikiwe. Suko ubuzi ibibazo, ntabwo twizera ibibazo byashize, ntabwo twizera intambara zarangiye. Dutangaza mwaravuze ngo hariko mwavuze ngo mumenyera amahoro hehe. Ibaza kumenya amahoro. Mani dufashe. Haleluya, haleluya. Abantu batandukanira ku byo bemera. Satani nawe mu kintu atinya umuntu wizera, ariko agatinya amagambo avuga ku kibazo afite. Buri ikibazo gikomeye n'amagambo muvuga ku bibazo byanyu. Ibintu byuvuga, amagambo uvuga ashatse gupima gutesta umuntu wese kwizera kwe ntibingoye. Nakuvuga ukuntu avuga, uko uvuga mbitamenye urwego uriho. Aburahamu agiye gutamba Isaka, bageze mu nzira umwana ati papa ati karame twibagiwe umwana w'intama. Kibazo cyiza, hari ikintu kidahari, ndabona inkwi, ndabona umushyo, ariko umwana w'intama nta. Aburahamu yavuze ko ntawe, yavuze ngo iki, yavuze ngo dukomeze byende tugera ku musozi Uwiteka rigoronyera iki. Baramuhanuriye ngo barinde kuguhanurira. Ngiye sinkeneye ubuhanuzi, ngiye nta buhanuzi nkeneye kugira ngo nizere Imana. Nizera bavuze cyangwa batavuze. Sinkeneye kumpanurira ngo Imana irankunda. Ndabizi kareka Satani arakwanga, nta nkuru zirimo, nta nkuru irimo, ntacyo uri kumbwira. Satani aranyanga, urgira ngo dukundane se gusumbiye iki. Satani aranyanga, Imana iragukunda. Yesu wanjye uri kubwira nde? Ntabwo ndi bebe. Ngeneye kumbwira ko Imana inkunda. Imyaka maze mbana n'Imana uje kubimbira ko inkunda. Uje kumbwira ko Satani anyanga se ngo tujye mu mishyikirano dukundane. Wapi? Ntabwo umuntu wizera atungwa n'ubuhanuzi. Intwari zavuzwe hano ntabwo bazihanuriye, zarizeraga. Reka ne kubabuza abahatungwa n'ubuhanuzi utaza kundeba nabi, ntawe mbujije, ariko nabonye abantu benshi batungwa n'ubuhanuzi batagerayo vuba bajya bagwa mu nzira. Abantu benshi bayobye n'abarindagiye bari babahanuriye. Ngiye umhanuriye dore ukuntu bigenza. Bibiliya iravuga ngo ubuhanuzi bwemerwa ruko bwa ngiye rero yubunzaniye nshyira mu kabati kavuga nturakoze Imana iguha umugisha. Ngakomeza nkaba ngewe nkomeza kuba nge cyane kumbwiye ko ari icyaha nakoze, arakumbira ngo Imana irankunda ngo izangirira neza. Niba mwari nyugo ngo ndabizi yuko inkunda ngo ni byiza kuri nge, ako sinshaka umumera nkange, ntabwo ushaka umunyigana. Ariko ngewe ntawambwira ngo bandoze. Murabizi gena imyaka maze Betelehemu, ntabwo muzi imyaka simaze ku imyaka 5. Sinenginze abarozi n'abakonikoni ngo bandoge, sinayabwiye. Kabwira niba buke mujye muri Kongo, nibyanga mujye Tanzania. Imyaka maze hano yaba icyo gihe barabishoboye, sima narapfuye. Uti se wabaye iki? Hari ahantu mba mu mwuka, nta murozi wankurayo. Uti nihe huba? Mba mu kiganza cya Kristo. Yanciye ngucimanzi, nta mbaraga z'umukonikoni, nta murozi, ntabyo wantega ngo bifate. Ijambo rirambwira ngo intama zanjye ndazizi, nazo ziranzi. Wazimba yarusha bose iki? Ubijambo yavuze ngaho ubasha kuzivunura. Ngo biramfata ngo yakinyoherereje weye ngo kindi asoni. Kuse kongiye agenda mvuga nabi ro nkarakara. Hari umuntu wagize ambye ati wajye uvuga neza ariko kucyuvuga ukamije impanga. Hagiye binanira. Icya kabiri gituma umuntu agira iherezo ryiza. Wibuke ko tugiye gusengera ko ibintu byose mwatangiye bitemeye, tugiye kubisengera byemere. Mufite ibice by'ibintu byanze kwemera. Ufite ikintu watangiye kiranga. Si Imana yatumye cyanga, Satani arashaka yuko kirangira.
ntashaka ko urugo rwubaka ngo ruzaruswaziremo, ntashaka yuko ukora business ngo yemere. Satani niyo uriye arababara, niyo usinziriye arababara, nta kintu kiza kwifuriza. Niyo mpamvu tugiye gutangaza ko ibyari byaranze muri amateraniro biratangiye, birakomeje. Haleluya. Serafara hari haguruka. Uriya yagiye kwiga yiga amashuri, wagarukiye mu wa kane, mu wa gatanu icara, yagiye agarukira mu wa gatanu, umusatsi ushira ku mutwe, duhuye bitati mu wa gatanu. None se uwa gatandatu byanze gute? Hatani ibisobanuro, toka bisobanuro byahe kwiga vuba. Wagarukiye mu wa gatanu, hajya ntiwayizanyira, utayizana ntuba wicaye aho. Ubu ufite urwandiko, ubu kwikiye urwandiko, urwandiko ruguha amakuru agukwiye, ubu rufite aho ngaho, ubu ufite urwandiko rukwanditseho. Hasoni ngo agakima wa gatanu agenda kururuka yanga adashobora. Nge simbana n'umuntu utemera gukomeza, toka yute namahitamo abiri, kwiga cyangwa kuhita ushaka iyugano. Iyo ntebe ntubu yicayeho uba wagiye. Ndashaka kubabwira mwanje agasuzuguro k'abademoni ku buzima bwanyu. Mwabyanze ariko mwabirangika ni mu byanjye. Igiterano cy'impuhwe ni igiterano cy'intwari, ni igiterano cy'intwari. Intwari ntabwo zicogora, ntabwo zireba inyuma, zikomeza zireba iyo zijya. Muzirinde kubana n'ibintu by'ibice, ibintu bitarangira, uba mu bintu bidashira, uba mu kavuyo, uba mu nduru, uba mu rusaku. Ntabwo uri intwari rero. Ntanze umugabo, uriya mugabo mutanzeho urugero yihangane, namuhagaritse namubwira nti utajya kwiga ngo urangize ntuzagarukana, kuko njyewe nize imyaka 20 ndabishobora. None wowe kwiga umwe birakunaniye. Ngende umuntu wize imyaka 20 ndi mu ishuri niga. Abana banjye basanze nkiri ku ishuri, ese arabizi, afata igurude nanjye njya ku ishuri nambaye uniform, n'abana bagenda bakantuma umubyeyi hajyana madamu. Batu abana bese muzazanye ababyeyi banyu, nti madamu ugende uvuge ku mwana wawe ahari. Byaranze ngo natsinzwe gukora perimi, wasubiyeyo we ko bakwandika subirayo. Uzi ko nizaga gukora ngafata amatariki 3 kavuga ngo ninsindwa ku ya mbere nzasuro ku ya 10. Ariko nabyo abana banjye ibyo ni ibyanjye, mwebwe gutsindwa ntibyemewe, barabizi. Abana banjye gutsindwa ntibyemewe, nababwiye ko natsindwa rimwe niryo nzamwishyurira, ibindi azamera nkanjye yimenye. Abana banjye nababwiye ngo ntimuzatwara imodoka mushaje nka so. Na Besteri ugomba gutwara imodoka uri muto. Umwana wanjye muri segonderi azana diplome ya segonderi na perimi, byose biri ku meza binyereka byombi. Sigaje umwe uyu wiga mu 5 akora rimwe, iyo yibeshe rikamunanira urugenda andaziyishyurira. Ntago yemereye gutsindwa, utsindwa nkandi hasoni. Ako mubabarire shwa kwamvuze nabi. Abana banjye bose barabizi, nta mwana nishurira kaminuza. Kareka nta mwana yanishurira kaminuza, barabizi. Kareka uzi mpamvu ntamwishyurira? Mfite amafaranga ye, ngiye mfite amafaranga yo kwishyura, nishyurira n'abandi. Ariko abanjye wapi? Kubera iki? Ni bibiri, afite ubwenge mu mutwe, nagire buruse sava. Aho ngaho twavugana nibura nayibura, agira ngo agenda yige azambwire azacuruza injugu avuye muri kaminuza. Nazicuruze kano kanya, ajya zicuruza mu gitondo, ajye kwiga nimugoroba. Abana banjye bose barabizi. Ese sinigeze mwishyurira, namubwiye nti umutwe wawe uzakwishyurira. Kandi umukobwa mwere bwirata, namubwiye Stay ntabwo uri umwe tazirata muri urugo. Uzanye ujya mu muhanda nubura abakobwa uzazumbwira, urebiri hakurya nubabura no hakurya, uzabura umwe. Isi ntikwitayeho, nta mwana ntitesha. Narabivuze mbona biremeye. Umwana wa kabiri ari imenya afite akazi, ureo Obeda afite akazi, biga bakora. Ntabwiye mwige mukora mumere nkaso. Wababaye ubuhanyabwange ninge bugomba kugarukiraho. Mwebwe ubuhanyabwange buzagarukira kuri nge. Mwebwe mugomba kuba smart mu mitekerezo yanyu. Amen.
Mbangira ngo niyo nabandi ahari umwana uzi gukorera amafaranga agomba kubaka n'urugo. Ko namigishe gushaka amafaranga ari segonderi akabari afite. Akabari afite yiga segonderi ntabari asabiriza amavuta avuye kwiga. Uvuye kwiga kaminuza ngo navuye kwiga nabuza akazi wamaraga iki yororera kujya yose. Wamaze 5 yiga kaminuza urya amafaranga yiwanyu ngo abuza akazi. Nibiki wize se? Wongeye kwiga imashini wiga kare se ukiga nibura uri no kudoda. Niba utiyizeye mu byo wiga genda wige uri gukora. Aho kurushya iwanyu uvuye muri kaminuza nkugurira amavuta ntayo nakugurira. Si ntayo nakuwa. Ntayo nakugurira. Icyakabiri rero gituma umuntu agira iherezo ryiza. Nicyo bita mu Cyongereza obedience. Nukumvira Imana, kumvira Imana. Ukayumvira. Ari ukwizera no kujya uyumvira. Muri byambwiye ngo jya umwumvira kumvira Imana. Nigeze nsoma muri Yohana 14:15 haravuga ngo ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye. Nukuvuga ngo indi mpamvu ya kabiri zatuma ugira iherezo ryiza n'uburyo wumvira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana uburyo uryumvira. Uburyo wumvira ijambo ry'Imana. Reka niwute dusenge kugira ngo tutarara hano hari nibindi biza kuba. Icya gatatu rero cyatumye aba bantu twavuze babasha kusoza neza. Icya gatatu bakoze hari ijambo bita focus. Focus ni ugutumbira, ni uguhanga amaso ikintu. Bahoraga batumbiriye ingororano zo mu ijuru. Bagahora bibuka yuko nubwo bagenda ariko hari Paulo yamigeze avuga nakunze yavuze ngo mujye muhoza umutima kubiri mu ijuru atari kubiri mu isi. Niko yavuze ngo muri Bakolosayi 3:1-2 yaravuze ngo iyo bita gusetinga, set your minds. Nukuvuga ngo muzafata ubwongo bwanyu n'imitekerereze. Yavuze setting ni ugushyira nk'isaha ku gihe. Ni ugufata ikintu, ni ugufata kalendari. Kurya ufite kalendari muri telefone ugasanga yavuyeho. Abatwara mu modoka hari igihe usanga isaha yavuye yivanye mu modoka ugasanga ni saa 4 iri kubara saa 8. Ibavuze ngo setting ni ugufata yasaho ukayishyira ku gihe. Bari barasetinze mindset. Ubwongo bwabo barabukaraga babufikisa ku ijuru. Bakagenda mu isi atarabina hangaha. Wese inzuru wahi. Sinzi niba arahabirangirira. Iyo muri Imana imuhamagaye iramubwira ngo fata iyo mitekerezo yawe uyisetinge ku ijuru. Ujya mu isoko uzi kuri umujyajuru. Uryame uzi ko wataha usinziriye. Ugenda kuri moto uzi ko wakomerezayo. Ugenda mu bwato uzi ko byakomeza. Ujye uhora utekereza ku ijuru. Kuko ariyo destination finale y'ubuzima bwawe. Ikintu kizatuma usoza neza ni ukufata imitekerereze yawe ukibuka yuko ugomba kuyihuza n'ijuru kugira ngo ujye wumva amakuru yo mu ijuru. Muri yavuze ngo nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kuratagera iki ibyago. Gisetinze hari genge ashyira urushinge kuri 96 kuri Life Radio. Mbanzi ko ngiye kumva ibyo bica kuri radio ya ADPR. Hagiye nshyira kuri radio y'u Rwanda. Amakuru nshaka kumva inyashyiriraho umurongo. Iyo nshaka kumva ibyo mu ijuru mfata imitekerereze yanjye. Kavuga ngo nubwo ngenda mu isi ako ndi umugenzi. Ndi no mwimukira. Muri iyi si wacu. Ntirimbuze gukora kuko Yesu ntiyamuje gukora. Yarambwiye ngo azasanga babiri bari gusakara ajyana umwe undi asigare. Babiri bari gusya ku rusyo rumwe undi agenda asigare. Ntago Yesu atubuje gukora. Yatubwiye ngo dukore tuze aho tugana. Ikindi ni ukwihanganira ibigeragezo. Bibiliya ivuga ngo 1:12 muri Yakobo ivuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba. Iby'Imana ageneye bande kwihanganira ibitugerageza. Hari inyungu nakuye mu bigeragezo. Ibigeragezo niyo mwambu utabishaka bizabazaho. Ngiye kamabwira inkuru inyungu nakuye mu bigeragezo. Inyungu za mbere nakuye mu bigeragezo.
abarokore bamenya imbaraga z'Imana bazimenyera mu bigeragezo. Iyo dutewe n'amakuba akomeye nibwo tubona imbaraga z'Imana tukamenya ko bidasanzwe, burya turarinzwe. Namenye Imana mu byambayeho. Korali yaravuze ngo ibyo twanyuzemo bidukomereye byagize gute? Turubakika. Byagize gute? Igana mu mugambi w'Imana. Ibyo twanyuze. Umurokore akura imbaraga mu byo yanyuzemo. Baka inyuma hanjye. Inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kukurwanirira, zoherejwe n'Imana itakwemerera ko urengana. Inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kukurwanirira, zoherejwe n'Imana itakwemerera ko urengana. Imbaraga z'umurokore ntabwo ziba aho ajya, ziba aho ava. Kugira ngo Goliyati apfe, kugira ngo Goliyati umwice, ni uko usubiza amaso inyuma uko wishe intare n'idubu. Intare n'idubu ubyica uri wenyine. Umva mbabwire abarokore, ibintu nesha mu ibanga nta no gukomera amashyi. Ubu mufite intambara, buri wese afite intambara ze. Izo twabasha kumenya nizo wihariye. Intambara uzatsinda mu ibanga, Imana izatangaza intsinzi yawe ku mugaragaro. Goliyati yapfuye intare yapfuye mu ibanga n'idubu nta n'ubizi, ariko Goliyati yaduhagaze imbere. Ndavuga ngo Uwiteka wandokoye, urumva aho dukura imbaraga nawe arakungiza. Goliyati yamaze gupfa rero amashyi tuyakomera rimwe. Yayandi ya za ntare n'idubu twari duhari, ariko kamabwire ndashaka kugira abantu mukugerageza ryo mu ibanga. Igeragezo ryo mu ibanga utabona bubwira, batanagutega amatwi, batanakumva. Ndi kugusabira ngo ugende ubitsinde. Nubwo nta ubizi, nta n'ugushimira, Imana iza kujyana kuri stade. None ikubwire ngo ibyo wakoze ndabizi mu ibanga, uko abaye imfura n'inyangamugayo mu mafaranga y'abandi, uko wirinze n'uko witwaye. Ngwino uhagare kuri stade noneho wice Goliyati, amashyi yahererwe rimwe, baririmbire rimwe. Ndimo mbwira abarokore ngo hahirwa uyihanganira ibimugerageza. Icyo ni ikindi gituma umuntu abasha gusoza neza, kwihangana. Ngiye nako imbaraga zangize kura mu byambayeho. Ntanusha kumpagarara imbere n'umwe nka nkuru umutima w'ibizaba. Korali yabivuze impuhwe, mwavuze ngo nta bizaba, nta bya none. Urumva dufite backup, dufite inyuma hacu. Ntabwo dupfuye guhagarara hano, turi product y'ikintu Imana yakoze. Turi umusaruro w'imbaraga z'Imana. Haleluya! Mushakora umuntu mukamubona ntabwo angana gutya, hari ibindi bintu yanyuzemo mutazi. Ibyo twanyuzemo bidukomereye byagize gute? Turubakika. Inzira igana mu mugambi w'Imana, ikiko ikagikomeza. Umurokore atungwa n'ibyo yanyuzemo. Dayeri ushaka wajya unihanurira. Wahora n'ikintu kikuri imbere ukavuga uti wakintuwe, wagishakwe, wamwijima we. Imyaka amaze ku isi yombi upfumba narapfuye kera, yombi useba mba narasebye kera. Uwiteka wandinze kugeza amagingaya arakunkiza kimwe n'ibindi byose nanyuzemo. Ibyo twanyuzemo bidukomereye, byatwubatse imitima biradukomeza, bihinduka inzira itugeza mu mugambi w'Imana. Imbaraga z'umurokore ziri mu byaturukamo. Iki naje kumenya kubigeragezo ni kubindeba. Y'Imana ishaka gukuraho Satani, ishaka kumugukiza.
hari abantu Imana ishaka hari abantu Imana igiye gukiza hano muri kugeragezwa muri hano mu iteraniro ndakambabwira amatangazo abareba Imana ishaka gukiza iguteza satani ishaka umugukiza iragenzi naho yabarumu ntabwo zayiyo Imana igira inzira z'abarokore nubwo ari inzira z'ibizigu ariko abapagani batwiganye batugwa inyuma abise amaze kwambuka Yorodani kwambuka itukura Imana igara amazi ati mazi we tekarame ati kuva nakurema naguhaye amakuru ati nayahe Mana nta muntu kunyuraho n'amaguru ati niko nanjye mbizi nta n'inzira irigere ba mu mazi kuva narema amazi niwo bwa mbere yikoza ati nanjye nari mbizi integereje amabwiriza yawe ati none rero kora akazi nyanje ati nkore gute ati huza Imana irahuza we Imana irahuza ingabo za Farawo ziraremba Miriyamu araririmba ngo Uwiteka ni intwari mu ntambara iyi Mana yacu izi kurwana ibidukurikiye biduteye ubwoba Imana iri gukora imibare Imana ishaka kugukiza satani iramuguteza nta masezerano agira yo kubana natwe azahunga satani uri mu rugo rwawe uri mu bana bawe uri mu byawe tugiye kumwirukana mu izina ryande rya Yesu ngeze ku cyakangahe ngo dusenge ngeze kuri 5 imiliyasiyo kugira ngo umuntu ashobore kusoza uru rugendo nuko yiga guca bugufi niba ari ikintu kigora nuguca bugufi nyamara byaramenyekanye uyu mwami turi kuvuga Yesu uri muri aya materaniro icyamugize uwari uyu munsi nuguca bugufi birikavuga ngo mugire wa mutima wari muri inde Abafilipi bice 5 uwo nubwo yabanje kugira kamero kameze nk'akimana ntiyatekereje ko guhana n'Imana nibyi ibyo kugundirwa ngo yicisha bugufi araganduka inzira ituma umuntu ashobora gusoza neza no guca bugu hano i Rubavu nabwiye abantu bakira twebwe iyo bahagurukije abakristo gadi uyu munsi nuwongera kuyobora uzajya uhagurutsa abakristo abapagani basigere bicaye niyo mpamvu abapasiteri muri ADEPR bagira ikibazo batwicaje imbere ibiryo bije turya mbere mu modoka twicara imbere rero turaremara kadutwaza Bibiliya ngo yaturemereye tugeze ku muryango w'urusengero nta ushaka kunkorera kuri Bibiliya yunge niko badutoje koze Imana kankorera umugisha korara umugisha mu bibazo mfite Bibiliya ni ikibazo ubu ndaremereye kubyo muntu haza Bibiliya yukomeje kunyinginga ukorera umugisha ntabwo nzaze ngo ababyeyi nkeshana abana bagiye kwiga no ujye kubayishyurira uzaze fata ababyeyi mushumba ngo tkaze niko babatoje mushumba babwiye ko mu bibazo afite zakamwita Bibiliya yamugoye mu Bibiliya nyine ubu ufite ikibazo kandi yayivanye mu rugo ageze ku muryango ngira munanira ngo bari kumutwaza nzakabitabuza ibintu mwamutwaza buranda ibintu afite mwamutwaza n'umuturanye nawe tutwaza guca bugufi icyatumye Yesu ashobora kunesha urugamba yarazi koza intumwa ze ibirenge kamabaza ikibazo rero ugiye mu iteraniro ririmo Yesu ari koza intumwa z'ibirenge uje gufata Yesu ugasanga hari ibase hari Petero hari Yesu uri kumwoza ibirenge bagutumye Yesu wajyana nde uwo bari koza iki ibirenge mujye mwiga guca bugufi ngo muri munsi y'ukoko kw'Imana kugira ngo uzagire iherezo ryiza abagore benshi ngo zibananiye abagore muri aha mu nkanuriye amaso mu ndeba ngo zananiye nta kindi cyabagoye bazamura ngo baguhaye uburinganire ngo n'ubwuzuzanye ibeshye suko ntabago bakunda icyubahiro ngiye numva ngiye ndi umugore ntabitananira kumwubaha Yesu wanjye nifite abakozi babiri hano muri ururembo umukozi umwe yabaye promoted yazamuwe mu ntera azamuwe mu ntera bagenzi bakajya bamusuzugura yagombanaga no kubayobora none we yazamuwe mu ntera nsanga rero naravuga ati kuva munsuzugura raporo zanyu zanzinyuzamo ikaramu
bajya baza rero yamugera imbere akuzamo ikaramu baza kumundegera bati aratwanga niki niyo ndamubaza ariko se wowe abakozi kuki uhora buri munsi mugana ibibazo ati pastor ati baransuzugura icyo cyonyine ni igiki batagukoreye ati ntabwo banyise nyakubahwa ntabwo banyise ngo nyakubahwa niryo jambo ryonyine inyuguti zinga ndazibara nsanga ni n ni ya ni a ni m ndabwira nti kuvejo mwese muzamubanzanya nyakubahwa bagashyizeho ati si binashakaga koko none wa mugore we urugo rugusenyukane kunanirwa kubwira umugabo we ngo ni umutware uri kurwana urugo ruguhira hejuru wa mudamu we wa mugabo we kubwira umugore wawe ngo ndagukunda iryo jambo ni inyuguti zingahe sheri shushu ayo ni amagambo angahe koko abadamu bazi gukora multiplication y'umubwiye shushu sheri hani uzi ukuntu bigenda ibintu byose bihita byikora karakunaniye wa mugabo karakunaniye kumbwira ngo sheri shushu hani amagambo abiri yarakunaniye kugeza ubwo urugo rugusenyukana kubera amagambo abiri ukumva n'ibintu biremereye ndashaka kubabwira ko ibintu bikiza abantu ni inyuguti 5 guca bugufi binaniye abakozi n'abakoresha bosi wawe kutamugize we wamwubashye bigutwaye iki iyo ntambara yaje kurangira bakayashyira nyakubahwa muyobozi ati nako nashakaga rwose ati nako ngako hari abantu ngo zinaniye kubera kubura ubwenge reka ngire ku cya 6 ikindi kintu kizatuma abarokore bashobora gusoza urugendo rwabo neza ni ibyo bita Holy Spirit Holy Ghost umwuka wera ni umufasha utuyobora iminsi ngahe yose aba bantu bose mwabonye biravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose no bana biki b'Imana mureke twemerera umwuka wera rukuntu ngewe dusigaye tuvugana kamabwira abantu mwese muri amateraniro umwuka wera ntajya akora adafite ikintu akoreyeho ni ukuvuga umwuka wera ntajya akora gutyo gusa ashobora gukoresha igiti ashobora gukoresha igufa umusaya w'indogobe aho ni kwa Samusoni ashobora gukoresha umusatsi wa Samusoni hari iyo rero umwuka wera utemera akakuyobora aguhangaho akayatera ikiraka murabona ko turi buririmbe akaza agatera ikiraka kuri ngende kuvuga ubutumwa yarangiza akigendera impamvu iyo abaririmbye bagiye kujya muri soroti nange nayo bayikorari babwira Imana ngo Mana tugiye Rubavu uzabane natwe uziyerekane Mana Imana ati nzabaha utuvuta twigisenyi nimugaruka mwongere mu buko mwari muri Holy Nation mwirinde umwuka ubahangaho umwuka muri Ancien Testament umwuka kujyaho mu gihe uri kuririmba wagera mu kazi ukiba ugasambana ukabesha akaba atajya akorera mu buzima bwawe no mu rugo rwawe no mu gikoni Imana yaravuze ngo nzabaha umwuka uzabana namwe ibihe bingahe uyu mwuka abana nako no muri business ni umwuka w'ubucuruzi ni umwuka w'ubwenge w'ubukorikori ni umwuka utumumenya akazi kagakora neza ni umwuka utanga ubwenge mwirinda kugira umwuka ubahangaho amakorari yacu abavuga butumwa abakristo mugira umwuka utuma no muri Goma aho mwirirwa umwuka wambuka umupaka umwuka uba igisenyi yagera hakurya ntakore nta soni umwuka utaba muri phone yawe no muri computer umwuka utaba mu mafaranga ni mwuka ki kugira ngo uzasoze neza nuko tugira umwuka ubana nande natwe hari ijambo ngunda mu birari rivuga ngo ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo urukundo rw'Imana no kubana n'umwuka wera tukabana bitumugira iherezo ryiza reka njye ku cya 7 nsoze cya 7 rero ni papasi impamvu ya reka nzoreza aho ngaho impamvu ukora ibyo ukora uzi ko ushobora gukora ikintu cyiza
impamvu gikoza akaba ari mbi uti gute se? Nigeze mbwira abantu kujya kwiga amashuri ya Bibiliya, abangaba bacu tugiye kohereza kwiga. Kujya kwiga ni byiza kugira ngo baze bayobore itorero, ariko kwiga ni byiza. Impamvu ni iyihe? Dawidi yigeze abwira umuntu ashaka kwica, aramubwira ati rero ni Uriya, ati bamutuma hati nyarukunye itabi, ati numvise ukuntu urwana, none nshaka guha ikiruhuko, jya mu rugo uruhuke rwose, bambwiye ubutwari bwawe. Amagambo niyo, ariko impamvu siyo. Ibintu dukora, igituma tubikora, ibintu by'ukora, abantu benshi babindyarya. Ibintu dukora, spirit iri inyuma, spirit iri behind, iri inyuma y'ibyo ukora, ni leadinga ende yawe, ni iza determine kuzasoza. Ibintu ukora, urashaka iki? Urashaka ugamije iki? Ugambiriye iki? Kugira ngo umuntu asoze, nuko ibyo akora, impamvu ituma bikora ari impamvu ihesha Imana iki? Icyubahiro. Kuki ngiye mpagaze hano? Ibintu nkora mbikoreshwa n'iki? Bamenye, bambe promosiyo, hari iki? Donc ni iki cyambayeho? Ngambiriye iki? Uretse kumbona mpagaze hano, mu mutima wanjye koza sondage, ibyo nkora mbikoreshwa n'igiki? Ndashaka iki? Cyo kintu rero kirakomeye. Impamvu y'ibyo ukora, impamvu ingo ziri gusenyuka. Usanga umuhungu adakunda umukobwa, n'umukobwa adakunda umuhungu, ahubwo yamubonyeho udufara, kavuga ati ari afite sha, kubera ko impamvu atariyo, urugo ntarwo. Kandi ukagira ko no kubesha, nzagukunda, tubyaye taryaye, ubukire cyangwa mu bukene, ibyishimo cyangwa mu munezero, sinzifuza abandi bagabo, abandi bagore, nzakomeza kuba umwizerwa. Urabesha, bongo yako mani wamukundiye amafaranga araguruka. Impamvu umukunda siyo, nta rukundo ufite, uramubesha, ni amafaranga wamubonanye. Niyo mpamvu ingo zanze kubaho, kuko icyatumye mushaka ni kinyoma. Urukundo rwanyu ntarwo, hari utundi tuntu wabonye, nta rukundo umukunda rero. Niyo mpamvu ingo zanze, abantu barabeshanye. Ariko nagira ngo aka kanya turimo dusenga dusoza, mbingingi uyu munsi byahinduka ugatangira neza. Impamvu z'ibyo ukora wasanga impamvu ari mbi, kano kanya kuvuga uti ngiye guhindura ibyo nkora, ugahindura impamvu ituma ubikora. Ibyo dukora tubikoreshwa n'iki? Dutangira twavuze ngo tugiye gusengera ibintu byanze, watangiye bikanga, kandi twasanze ari umuvumo. Ibintu watangiye bikanga ntabwo ari umugambi w'Imana. Icyambere, watangiye gukizwa ugeze inyuma uragwa, si umugambi w'Imana. Muri aya materaniro hari umuntu waje gusenga akaba atanakijijwe, si umugambi w'Imana kutaho udakijijwe. Niyo mpamvu numva aka kanya nakwinginga umuntu ushaka ko tumusengera, akavuga ati njyewe rero ni ukuri ibintu by'Imana bibamo, sinzi impamvu bibamo. Hari abaje kwishakira abakobwa bacu tukabatiza badakijijwe kugira ngo batware abana bacu. Hari ibihungu byaje hano ngo birimutse bibeshya bije kudutwarira abana, ari ibipagani. Impamvu ari mbi, tukamwakira, tukakire mu izina twese n'umwana ukabara mwibandi cyo kudutwarira abana. Impamvu ni mbi, kwakirwa nibyo, cyemezo nicyo, ikigenderewe si cyo. Niba impamvu yo gukizwa rero yakuzanye hano, haguruka tugusengera niba waraguye mu cyaha. Niba koko kujya mu ijuru biri muri gahunda ugira, niba mu byo ugira kujya mu ijuru birimo nabyo, haguruka tugusengera niba waraguye mu cyaha. Niba ufite icyaha kukicaranye hano, niba koko utajya ubeshya, niba kujya mu ijuru biri muri porogaramu zawe, muri porogaramu ugira kujya mu ijuru niba birimo, ukaba ufite icyaha mu iteraniro, byerekaniše guhaguruka, urabubaye intwari.
tangira ubutwari buhere none, ubutwari buhere none uyu mwanya, vuga uti nukuri reka mpagarare ubutwari butangira uyu munsi. Tangira wiyandikishe mu ntwari, uhaguruka tugusengere. Ninde muntu ushaka ko tumusengera? Narambura ikiganza. Niba ntawe ntacyo, nta rubanza ruhari. Ninde muntu ushaka kuba intwari agahaguruka? Arahari? Uri intwari kuko uhagaze ko bwuti ni musengere. Nta wundi, ni wewe wenyine, uretse ko nawe utoroshe uhenda. No hagarara none. Wewe murahagaze. Ni mwizire tubakure mu kiganza. Muze muri intwari. Kumva ikintu giterane muhindutse abantu bagiye gusengerwa. Kanza abashuma mwegere hino, tubonye abantu b'intwari bavuze bati ndashaka kuba intwari. Intwari yemera ko yatsinzwe. Intwari ivugisha ukuri, ikavuga ngo nubwo mubona ngenda naratsinzwe, ariko yubuze ngo noneho ndaje. Ngwino nukuri n'ubutwari. Imana iguha umugisha. Mukomere Imana amashyi. Izi ni intwari. Mukore hano, Imana iguha umugisha. Uri intwari. Intwari zikorana mwene ibi ngibi. Intwari iravuga ngo ngiye naratsinzwe, nubwo mutanzi haraho byangize. Hari abantu bari hano byanze. Hari abakobwa baraha bicaye mubona bagenda kandi ari abagore. Ngo azajya kumukwa kandi ari umugore tujyanye. Uri umukobwa. Nizina umukobwa, umukobwa wahe. Musore. Sorry. Tsinzwe. Ariko haracyari amahirwe, iri tano ririmo amahirwe menshi. Ndi kubona amahirwe mu iteraniro. Ndimo mbona amahirwe gusa. Ndabona amahirwe menshi y'abantu Imana yongeye kugira intwari. Nubwo ntawagufashe, nta n'uwakubonye. Imana yaragufashe. Aho wakoreye ibyaha Imana yari kumwe nawe. None kugarutseho ngo niba uri intwari koko, haguruka tugusengera Imana. Reka nsaba umushumba Karekezi. Izi ni intwari za Yesu. Mu biranga intwari harimo no gupfukama gutya. Kavuga uti ngiyewe rwose ubu n'ubutwari, ariko Imana y'amashiri bayaye arayayo. Imana ikaba yiboneye umunyago, yiboneye abana bagarutse mu nzu. Mushumba sengera intwari za Yesu zemeye gupfukama kugira ngo zitangire bundi bushya, byari byarapfuye ariko bagiye kubikora neza.